Ibihe byiza cyane kuri wowe udukurikiye, tugiye kuganira turebere hamwe ibintu birindwi by'ingenzi bikomeye bituma umugabo atakaza ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Rero ibi birakwiye kubimenya kuko niba uri umugabo bigira ingaruka ku mubano w'abashakanye ndetse no ku buzima bw'umuntu muri rusange. Nugera rero ku iherezo ry'iyi videwo turi kumwe, uraza kuba umenya impamvu nyamukuru zibitera ndetse umenye n'uburyo icyo kibazo wakirinda cyangwa se wakwirinda kujya ukora ibyo bintu byatuma utagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Igihe tugiye kubana ni Nathaniel Fiabora, gushimira cyane wowe wamaze gukora subscribe tukaba tubana igihe cyose dushyizeho ikiganiro kuri iyi channel Nathaniel Fiabora, ukaba ubibona uri uwa mbere. Rero wowe tubanye kandi nawe aribwo bwa mbere ubonye iyi channel, ndagira ngo nkumenyeshe ko iyi channel tuyinyuzaho ibiganiro byose bifite aho byerekeye n'ubuzima, bifite aho byagukura naho byakugeza mu kwita ku buzima bwawe wowe ubwawe ku giti cyawe, haba mirire, ibyo kurya bikakubera umuti aho kugira ngo ibyo kurya bikubere ishimisha mubiri gusa. Ikindi kandi ndagira ngo nkwibutse rero wibuke gukora subscribe kandi wakora like, hanyuma ukadusangiza n'igitekerezo cyawe wandika muri comment, tukagenda tubona byinshi tugenda tuganiraho kandi bigenda bidufasha ku buzima. Ikaze. Ikintu cya mbere rero gikomeye cyane kandi muri iyi minsi kiri kunahangayikisha abantu, bigatuma abagabo benshi ku kijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina bigenda bigabanuka, bwa bushake bukagenda bugabanuka, kandi ugasanga ni ikibazo gihuriweho n'abantu benshi bitewe n'ubuzima bwa buri munsi. Hari ikibazo rero cyitwa stress ni uguhangayika cyane. Umuntu ashobora guhangayika bitewe n'imibereho. Abagabo muri iki gihe kubera gutekereza cyane, kwita kuri famiye, byose bigahurirana no kuba nyine umugabo afite imisemburo igomba gukora neza kugira ngo akore imibonano mpuzabitsina. Iyo misemburo rero iyo ihungabanye kubera stress, biragenda bikaba byateza ikibazo gikomeye, hanyuma gukora imibonano mpuzabitsina bikagenda burundu, imisemburo ikagenda igabanuka, ariho wumva nyine umuntu yagize faiblesse sexuelle. Rero ibi bibaho cyane ku bagabo kubera ko ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina buragenda bukagabanuka bitewe n'iyi stress. Rero kubera ko iyo umuntu ahangayitse, umubiri ugenda ugira imisemburo ihungabanye cyane, iriya misemburo yitwa testosterone. Iyi misemburo iragenda ikagabanuka, kandi iyi misemburo niyo igira uruhare mu gukora cyangwa se mu kongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku mugabo. Niba uzi neza ko uhura n'ibibazo bya stress ukaba kandi ubona ntaho wabihungira, hari icyo rero ugomba gukora. Stress zo ntiwazibura, ariko hari icyo ugomba gukora. Fata umwanya uruhuke kandi utekereze ku buzima, utekereze ko nubwo izo stress ziriho, ariko nyine n'icyo gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina niba wubatse kigomba gukorwa, kubera ko gishobora no kutabikora bishobora guhungabanya n'umubano wawe ndetse n'uwo mwashakanye. Icyiza ni ugufata umwanya ukaruhuka. Muri kwa kuruhuka ugakora siporo buriya ni ikintu gikomeye. Fata iminota 30 nyuma yo gukora akazi, nyuma yo kuva mu kazi wiriwemo, ukore iminota 30 siporo, hanyuma ubashe no kuba waza gufata umwanya uganire n'umugore wawe cyangwa umukunzi wawe ku kibazo kiri gutuma nyine ugira stress, hanyuma agufashe kuba mwashaka igisubizo cy'iyo stress, hanyuma mu biganireho mwese. Biraza kuba byagufasha, bituma iriya misemburo yawe igumya guhagarara neza, yo guhungabana, hanyuma ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bwo kuba bwarushaho guhungabana cyane. Ikindi kintu cy'ingenzi cya kabiri ugomba kwitaho niba uri umugabo ukaba uri kunyumva, ni imirire mibi. Nimvuga imirire mibi ntago mvuze ko urya ibiryo bibi,
ahubwo uburyo ibyo biryo, hari abantu nyine bumva ko kuba wariye ifiriti, kuba wariye ibiryo birimo amavuta menshi nyine ngo aribwo wariye neza. Ndagira ngo nkubwire yuko aho ngaho uribeshya. Kurya neza ntabwo bigombera kurya ibiryo birimo ibinure byinshi, kurya ibiryo birimo ibiryo byongera cholesterol mbi mu maraso. Ibyo byose biragenda bikagabanya ingufu, hanyuma bikangiza n'imikorere y'amaraso, kuriya amaraso atembera, kandi buriya umuntu agira ubushake kubera ko imitsi ijyana amaraso mu gitsina yamaze kuhuzura, aya maraso yamaze kuzuramo neza, nibwo n'umugabo ashobora kugira ubushake bwiyongera cyangwa se ubushake bukiyongera bwo kuba wakora imibonano mpuzabitsina. Rero iyo amaraso atari kugenda neza wagende agereyo neza mu myanya ndangagitsina, biba bigoranye cyane ko umugabo yagira ubushake. Rero ibyo byose iyo uriye imirire mibi, iyo uriye ibiryo birimo amavuta menshi, ukagenda wongera biko bigenda byongera za cholesterol mbi mu maraso, ni bya binure bibi nyine bikagenda bifungana bivura, bikamera nk'amata yavu. Ubundi ibinure mu maraso biba bimeze nk'amata ari kugenda avura, uko bigenda bifatana ari amaraso ntabwo agenda nyine ngo agende neza abashe kuhagera. Icyo gihe ugasanga nyine biteje ikibazo mu gutembera kw'amaraso ndetse no kugera aho agomba kugera mu myanya ndangagitsina ngo abashe kuhuzura neza, umugabo yumva afite ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ugasanga biragoye cyane. Rero hari ibyo ugomba gukora wa mugabo we, niba uri kunyumva, hari ibyo ugomba gukora muri iyo mirire yawe. Irinde kurya ibiryo birimo amavuta menshi, irinde kurya ibiryo birimo amavuta menshi, wikumva ko kurya neza ari ukuba wariye amavuta menshi. Ikindi kandi jya ugerageza bagutekera imboga, jya urya imboga zitarimwo ibinure, imboga zisanzwe z'icyatsi kibisi, kandi n'imbuto uzibonye, imineke, ubonye umuneke biba ari byiza, avoka, kuko avoka nayo ifite amavuta meza y'umwimerere. Hari amavuta akomoka ku bimera, abantu rwose mujye mwureba no mu biganiro nakoze. Hari ikiganiro nakoze kivuga uburyo wahitamo amavuta yo kurya, amavuta meza yo kurya n'ayahe, yo guteka n'ayahe, ukamenya ubwoko bwayo, hanyuma ukaba wagenda ugira cyane amavuta akomoka ku byitwa imizabibu cyangwa se amavuta akomoka kuri avoka. Ayo mavuta araboneka ku masoko. Ayo ni amavuta warya ntakongerera ibinure byinshi cyangwa se ngo cholesterol ziyongere cyane mu maraso. Ayo mavuta niyo wagakwiye kuburya muri iyo mirire myiza nk'iyo ngiyo. Ibiryo byose ntabwo ari byiza kubirya washyizemo amavuta menshi. Ibyo byose biragufasha cyane. Icya gatatu ni ukuryamana telefone ukayimarana umwanya munini. Ibi bintu ntabwo ari byiza. Niba uri umugabo ukaba uri kunyumva, iki kibazo nacyo gishobora gutuma ugabanura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo mwashakanye. Kubaho rero wicaye cyane cyangwa se umaze igihe umwanya munini ukoresha telefone cyangwa se mudasobwa, bigira ingaruka ku buzima bw'imitsi n'amaraso, bitewe n'uko amaraso ntabwo aba ari gutembera, uri konsantere ku kintu kimwe, bigatuma n'uburyo amaraso ari butembere na ya mitsi uburyo iri buyatware bigira ikibazo. Ku bushakashatsi bwagaragaje ko kumara umwanya munini wicaye kuri telefone ushobora kugira ikibazo cy'indwara y'imitsi ndetse n'amaraso ntabe yabasha kuba yatembera neza. Ibyo rero bigaragara ko bishobora kugutera ikibazo cyo kuba utakora imibonano mpuzabitsina neza cyangwa ngo ugire ubushake niba uri umuntu w'umugabo. Rero bishyira umubiri mu buzima budakora neza, bigatuma ubushake bugabanuka bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Hari icyo ugomba gukora rero, shyiramo imyitozo nibura, ubwo ndavuga siporo, hanyuma uyikore nk'iminota 30 nk'uko twahoze tubivuga, kandi wirinde kuba wicaye igihe kinini uri gukoresha telefone. Telefone yigenera umwanya wayo, hanyuma uze no kuba ukora n'ibindi bitandukanye. Icya kane ni indwara zidakira. Hari abantu baba bafite indwara zidakira, barwaye za diyabete, umuvuduko w'amaraso, indwara z'umutima, zose zirashobora kugira ingaruka ku mikorere y'imyanya ndangagitsina. Rero iyo bimeze gutyo, amaraso ntabwo atembera neza
cyangwa imisemburo ikagenda ihungabana, hanyuma ubushake bukagenda bugabanuka. Hari icyo rero ugomba gukora, gerageza kugenzura izi ndwara ukurikije inama z'abaganga ndetse no kwita ku mirire, kuko imirire nayo hari icyo igufasha iyo urya neza nyine bijyanye n'uko uzi ko urwaye indwara zitandura z'umutima, cyane nk'umuvuduko w'amaraso. Ugabanya ibintu byo kurya ibiryo birimo umunyu mwinshi, ugabanya amavuta menshi, hanyuma utangire kugenda ukora imyitozo ngororamubiri, uzagenda wongera kumva ugenda umera neza cyane kuri icyo gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Icya gatanu ni uko hari abantu benshi bakoresha ibiyobyabwenge ndetse n'ubusinzi bukabije. Abantu bakibwira ko kunywa inzoga nyinshi cyangwa se kunywa itabi ndetse n'ibiyobyabwenge ko ari byo bishobora kugira uruhare rwo gutuma bakora imibonano mpuzabitsina, ariko no kwibeshya cyane, kubera ko biragenda bigahungabanya imisemburo kandi bigafata nabi imitsi ijyana amaraso mu gitsina. Hari icyo rero abo bantu nabo bagirwa inama, niba uzi neza ko icyo kintu kijya kikubaho, ndagira ngo nkumenyeshe ko nacyo kiri mu bintu bishobora gutuma imibonano mpuzabitsina utayikora neza cyangwa se utagira ubushake bwo kuyikora. Hari icyo rero ugomba gukora, gabanya cyangwa ubireke burundu byo kunywa inzoga nyinshi cyangwa se ngo usange ukoresha ibiyobyabwenge, ntabwo ari byiza. Ikindi ni ugukora siporo. Gukora siporo nicyo cya gatandatu. Gukora siporo twakunze kubivugaho cyane. Niba uri umugabo ukaba uri kunyumva, menya yuko umubiri uri fiti, uwo mubiri ushobora gutuma ukora imibonano mpuzabitsina kandi neza. Irinde ko ugenda ngo ugire ibinure ku nda, irinde ko ugenda ngo usange wabyibushye cyane, ntabwo ari byiza, kubera ko kudakora siporo biragenda bigatuma nyine umubiri ibinure biba byinshi, hanyuma bikaba byatuma udakora imibonano mpuzabitsina neza. Icya karindwi ari nacyo cya nyuma ni ukutita ku bijyanye n'iminywere myiza iboneye. Hari uburyo nyine usanga nk'abantu b'abagabo abenshi bibera mu kabari, yinywera inzoga, akibagirwa ko n'amazi hari icyo agomba kumufasha. Amaraso atembera neza iyo umuntu yanyweye n'amazi, kubera ko n'amaraso buriya uruhande rwayo runini ni amazi, agizwe n'amazi. Ni byiza ko unywa n'amazi kandi ukajya unyuzamo, ukanywa tangawizi, ukanywa icyayi kigizwe na tangawizi n'ubuki, kikagenda kirushaho kugufasha gukangura, kikagenda kigufasha gukangura imisemburo, hanyuma imisemburo ikagenda yiyongera, ibintu bikagenda bimera neza cyane. Rero ni ibyo ngibyo, ni ibyo bintu birindwi twakubwiye by'ingenzi. Niba bikubaho biragenda bikagabanya ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku mugabo rwose. Ibyo bintu ubyiteho, hanyuma uzatubwire uko wabonye ibyo bintu byagiye bikemuka, ukagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ese niki nibura ubonye muri iki kiganiro we twabanye? Niki ese nawe usanze ariko bimeze? Niba usanze ariko bimeze, tubwire uko ubyumva, dusangiza igitekerezo cyawe muri komenti, hanyuma utubwire uko wowe bikugendekera. Hanyuma kubera ko ibi bintu kubiganiraho nk'abantu b'abagabo biragenda bikaba byagufasha kukungura n'ibitekerezo, hanyuma icyo kibazo niba ujya uhura nacyo kikagenda gikemuka. Hanyuma rero ntiwibagirwe kudukurikira kuri iyi channel igihe cyose dushyizeho ikiganiro, ukore like, hanyuma ushyireho subscribe niba ari nabwo twabanye, kandi usangize iyi video n'abandi bagabo kugira ngo babashe kumenya ibintu bigera muri birindwi bishobora gutuma umugabo agenda atakaza ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ngaho komeza ujye ubana natwe kuri iyi channel. Nathaniel Fiabora mbifurije kugubwa neza, Imana ibahe umugisha.